On TTV. Mwiriwe neza ni Givinka ikiganiro ni Kids Talk kuri On TTV. Guys, uyu munsi tugiye kubanira tuganira ku abarimu bakunda gushora abana mu byaha. Ushobora kwibaza umwarimu ashobora gushora umwana mu byaha gute? Ubundi tumenyereye ko umwarimu mwiza ashobora kukugeza ku ndoto zawe cyangwa ku bintu byose wifuza. Umwarimu mwiza ashobora kukugeza aho utakigeza, ashobora kukwigisha ibyo utigeze umenya. Niyo mpamvu tujya ku ishuri, impamvu tujya gushaka ubumenyi ku ishuri, tukiga ibintu bigiye bitandukanye. Umwana ugatangira kwiga afite imyaka 4, hari n'abagiye bafite 3, akamenya kwiga kubara, akamenya kwiga gusoma, akagenda amenya utuntu dutandukanye two ku ishuri. Kama yaririmba izo ndirimbo zo muri Baby murazizi abana bakunda kuza mu rugo baririmba. Umwana iyo afite umwarimu mwiza icyo gihe arabifata. Iyo afite umwarimu mwiza atavuga uti teacher runaka yatwigishije iki ngiki, teacher runaka yakoze iki ngiki, yaririmbiye abana, akagenda akubwira nyine ibyiza by'umwarimu afite muri class. Ako kagira n'undi akunda kukubwira ngo uyu nguyu yarankubita, uyu nguyu akunda gukora nyine ibintu umwana atifuza. Uwo mwana akunda kukubwiza ukuri buri uko atashye ku ishuri akakubwira umwarimu ahura nawe. Kimwe nuko umwarimu ashobora kukugeza ku bintu byiza, ni nkuko ashobora no kugeza ku bintu bibi cyangwa akakwigisha ibintu bitari byiza. Ashobora kukuroga muri make yakoresheje amagambo ye kuko uba wizera ibintu avuga, uba wizera imikorere yiwe. Ibi nakubwiye ubu yego umeze nk'umuntu uri kuvuga ngo amena mu rusengero. Umwarimu mwiza cyangwa mubi n'abantu ntago ushobora uri umubyeyi wowe uba mu rugo uhora mu rugo ntago wamenya ngo uyu mwarimu ni mwiza cyangwa ni mubi. Ntago waza rimwe ku ishuri uvuge ngo mwarimu runaka afite imico itari myiza wenda agaragariza abana. Hoya, ariko iyo uri wa mubyeyi ukunda gusura abana cyangwa ukavuga ngo ntago ashobora gushira ukwezi ntagiye ku ishuri ry'abana ngo menye ngo umwana wanjye abayeho, ati umwana wanjye yiga ate. Hari n'abarimu badashobora guhamagara umubyeyi uti ngwino usure umwana wawe, akavuga ati niba umwana naramwohereje runaka azaza nzaniye amanota, akumva ibyo biri enough, ntago wajya gusura umwana wawe ngo umenye ngo ibijya mbere. Hari inkuru sinzi niba mwarayumvishe muri Karongi, hari umwarimu wafashe abana ku ngufu cyangwa wakundaga guhohotera abana ku ngufu ku ishuri. Umwarimu agashiraho ikintu cyo kuvuga ngo uyu mwana nitutaryamana cyangwa ninamusambanya ntago azabona amanota. Agakoresha ububasha afite, akaba yakimo umunyeshuri wagize amanota meza akayaha wa wundi akoresha wo kwishimisha, wa wundi yishimisha, wa wundi utari uze kumugora avuga ngo ndakwemerera iki, ngo ndakwemerera iki, kuko abazi ibintu ari bumubwire bitoya biri butuma umwana ahita avuga uti teacher n'ubundi nibyo ari bume, teacher ntago ngende bujye kwiga, teacher araza kumpa amanota. Wa mwana wari umunyabwenge, wa mwana wiga agakora etide mu gitondo akabyuka asanga saa 11 saa 12 akaba yageze ku ishuri muri etide ku ishuri. Umwana agahorana iryo shyaka ryo kwiga, ariko result zagera cyangwa igihe cyo kumuha amanota ugasanga habwa undi. Hari igihe abayobozi b'ikigo wenda bo hejuru batabimenya 100% batashobora kubimenya ngo byagenze gute, ngo ayo manota yahawe uyu nguyu byagenze bite. Ariko hari abana barenganwa, hari abana bagendera muri icyo kigare, cyane cyane bikunda kubaho ku bana mu rugo bafite ubushobozi bukeya, muri make bakennye. Umwana we ku buryo kuko ntago yakivuganira, afite n'ubwoba bwo kuvuga ngo nindeguye umwarimu wenda bashobora kunyirukana. Uyu mwarimu nimvuga ngo yankoreye ibi ngibi ejo ntago zamaye amanota, ningera mu rugo se ndasobanura ngo iki, ningera mu rugo mama wenda ashobora gutuma nasubira kuri iryo shuri kuko nakosheje natamaje undi mwarimu. Wa mwana kuko bafite amikoro make mu rugo ku ishuri afite n'umwarimu umubwira uti kora iki ngiki ndaguha amanota, kora ibi ngibi nzakugeza aha ngaha, nihagira ikintu kimana wenda kurengera ntago wenda master cyangwa director ari bumenye ngo wowe wakoze, akajya agira umwana arengera cyangwa agira abana arengera kubera ibintu abakoresha, kubera inyungu ziwe. Birababaje cyane ko umwarimu umuntu w'umugabo, hari n'ikigo nzi habayeho iyo case, ntago nshaka wenda
kubivugaho cyane cyangwa mvuge umuntu wakoze ibyo bintu, yari umwarimu w'umugabo w'umupapa, afite abana bagera muri 4, umugore mwiza rwose ushinguye, ariko uwo mugabo akajya aca inyuma akaryamana n'abana yigisha. Ukibaza se ntago nyine wumva bitangaje ko umuntu w'umugabo ufite abana bangana n'abo ngabo akorera ibyo bintu ku ishuri, ariko tena n'ubundi akifuza wa mwana mutoya, akugira ngo amuhe ubwo burezi, hakugira ngo amwigishe nk'umwana we, kuko ni mukuru, yari umuntu w'umugabo ubona ko akuze, ashobora kuba afite abana bafite wenda nka 10 n'ingahe, ariko ugasanga yifuza utwana dutoya. Mujya mwumva kese ngo umuntu ngo yafashe umwana w'imyaka 3, umwana w'imyaka 2, nk'ibyo bincanga, uwo mwana kumarira iki, cyangwa uwo mwana burimo kumwifuza yiki? Ego wenda ushobora gufata umuntu mukuru, wenda ibyo ni ibintu bibaho, ni ibintu byumvika, ariko ukumva umuntu w'umusaza yafashe umwana w'imyaka 3, umwana w'imyaka 2. Kameme noneho umwana wigisha, umwana uzajya uhora ubona buri kanya, wa mwana ukamuhoza ku nkeke kuko umwigisha, nawe agahora afite ubwoba. Nanone ya pressure yo kuvuga mu rugo murakennye, nutiga cyane ntago wenda uzabona iyo mishinga wenda izakwishyurira, nutiga cyane nutagira amanota ntago uzajya kwiga ahangaha, nutagira ayo manota ntago hari ibintu utazagira. Wa mwana kuko iwabo bafite amikoro makeya, akemera ibyo umwarimu amubwira, akemera kuvuga ati nindyamana n'umwarimu, nimbigenza ninkora icyo ashaka, nanjye ndabona ayo manota. N'umwana akajya ku ishuri akadamarara, akajya akigira inakoreka ku ishuri, akavuga ati se n'ubundi ninshaka nsindwe, n'ubundi umwarimu araza kumaye manota bitewe n'ikintu, cyangwa bitewe n'ikintu ndi bumuhe. Ntago wibaza cyangwa ngo utekereze wa mwana mwigana urenganwa kubera amanota wahawe atarayawe, wa mwana ukora ibishoboka byose kugira ngo abone ayo manota, cyangwa kugira ngo agire nyine amanota afatika, ntago ubyumva, wenda uba wikurura wishira, ukatuvuge ko ari nko kwikunda. Ntago uba ukunze uwo munyeshuri mwigana cyangwa uwo munyeshuri muba muri kumwe. Ushobora kwishimira none wenda ngaraguha amanota, ejo n'ejo bundi, ariko si umwarimu bamwirukanye, cyangwa se urabizi neza ko nawe bishobora kukugiraho ingaruka kuko wabaye umufatanyacyaha. Kuba ubizi neza ko ibyo bintu bigukorera, nuna reportinge cyangwa nugira ahantu uvuga ngo wenda ngaraguhohotera, ujye kuvuga ko hari ibintu ukorerwa utishimiye cyangwa udashaka, hari uburyo umwarimu wanyu cyangwa umurezi wanyu abahohoteramo, ugasanga ni kesi igenda ikura, ejo n'ejo bundi ukumva ngo umwana yatwaye inda w'imyaka ingahe, kandi akayitwarira handi ku ishuri, handi akakwiye gukura uburezi bwiza cyangwa imyigire myiza, kuba zavamo ejo hazaza umuntu ufatika, umuntu w'umuyobozi, ukumva ngo yaterewe inda ku ishuri. Abarimu bagakwiye gukorwa n'isoni, akumva agize isoni ryo kumva ko ushobora kugira ari umwarimu mugenzi wawe ushobora gufata umwana ku ngufu, cyangwa umwana yigisha. Kuba yego uri umwarimu ushobora kumwima amanota, yego wayamwima, yego wanayamuha. Ntago directeur wanda azajya kuvuga ngo uyu mwana kuki yabaye wa runaka, ni wowe mukurikirana isaha n'isaha, ni wowe uzi imitsindiriye ye, ni wowe uzi ukuntu yiga, ni wowe umwigisha, ni wowe muhorana muri classe umunsi ku wundi. Ntago directeur uzajya uza, wenda hari abadirecteur benshi baza wenda baje gutanga gahunda nshyashya z'ikigo, kubahugura abanyeshuri, ariko adakunda kuhaba cyane. Ibyo bintu rero ntago azabimenya, ntago ibyo bintu azajya kubyinjiramo cyane, azajya abona nyine ibiri aho ngaho. Niba ejo wenda ubaye wa 20, ejo ukaba wabaye nk'uwa 2, kubera iki batagira amakenga yo kumenya ngo ibyo bintu byagenze bite? Ese ubwo waba uri umuhanga bingana gute, ni gute wava ku wa 20 igihembwe gikurikiyeho ukaba wa 2? Abo bantu bangaye bose iminsi ngaho uhita ubadepasa gute? Ako kanya uhita uba umuhanga bigenze bite? Wenda biranashobora, reka ndeka kuveba abo bana, wabona hari abafite imitwe imeze gutyo, ashobora kwiga iminsi ngahe akava kuri iyo tapa akagera ku yindi, ariko icyo gihe abigeraho afite umwarimu mwiza, yabigeraho afite ishyaka nawe ryo kuvuga uti ndabyuka cya gitondo. Bajya banavuga ngo kubyuka ugashira amazi
mu ibase ugashiramo ibirenge, bituma mind yawe ikora neza, ukiga ugafata. Ibyo bintu nubikora ukajya ubyuka ayo masaha, wenda ukajya muri etide abandi batarajya kuri asembo, na nimugoroba ugakora etide, yego wenda ushobora kubigeraho. Ariko se wa wundi wiyizira saa 4 ku ishuri, wa wundi wirirwa aho ngaho, ejo ngo yabaye wakangahe? Kubera iki mutagira amakenga yo kumenya ngo byagenze bite? Kuki mudakurikirana abo bana ngo umenye se yatsinze kubwe, hari n'abarimu bakopeza abanyeshuri rega mu bizami, musanzwe mubizi, murabizi ko ari ibintu bikunda kubaho, kandi hari itegeko ribahana iyo bafashwe barahanwa. Rero abantu muri iki gihe ntago basigaye bumva guhanwa ari ibintu byoroshye, ejo nyine ndahanwa, ejo bundi ngo ngaruke mu buzima busanzwe. N'uwo mugabo nababwiraga wafashe umwana ku ngufu, ntago hashize igihe yahise asubira mu buzima busanzwe, kandi ntago ari bwo bwa mbere byari bibaye, ntago ari rimwe cyangwa kabiri, ni ibintu yakundaga gukora. Niba umwana wenda ashobora gutinyuka akavuga ngo hari umwarimu wenda ubahohote, cyangwa ishuri kavuga uti hari umwarimu ujya uduhohotera gutya, akaba yafunga kongera wenda akagaruka mu buzima busanzwe agatangira kumwigisha, ibyo bintu bazabimanaginga gute? Aho ngaho mu ishuri uzajya wicarana n'umwarimu, cyangwa ubone umuntu uri kukwigisha aho ngaho kuri taburo ni umuntu wagufashe ku ngufu cyangwa ni umuntu waguhohoteye? Umwana icyo gihe ahora yumva muri we adatekanye, yumva afite n'igihunga, ashobora no kugira pressure kubona umuntu waguhohoteye, uguhemukiye, uhora umubona ku maso yawe. Mu gitondo urajya ku ishuri niwe uri bubone gutyo. Ntabwo ngiye ntekereza ko uwo muntu uba yarakoze gutya, yego kubabarira bibaho, ushobora guhanwa ugasubira mu buzima busanzwe, ariko mu ishuri ni ibintu biba bigoye. Niyo hari umwarimu wanga, ndabizi neza ko iyo aje mu ishuri uhita ukarota, ukavuga uti niba ntakunda imibare, niba nakunda mwarimu w'imibare, nagiramo ndakweba, ngaruke ku yindi somo, ngaruke ku yindi saha. Ibyo bintu bibaho rwose, abanyeshuri barabikora. Ariko wa muntu noneho wagukoreye ibyo bintu, usubu wahora umukarota buri munsi? Mate se wagiye ukarota buri munsi, wazakora iki wenda muri etete? Ni ibintu biba bigoye. Niyo mpamvu umwarimu hava akagera akwiye kwigisha uburezi bwiza abanyeshuri yigisha, ntago agomba kubabera gito. Ni ubu umeze nk'umubyeyi wa kabiri, kuko uba uri kumuhereza, urimo kumuvomamo cyangwa kumushiramo ibintu bizamufasha ejo hazaza. Najya kwerekana CV yiwe, ibintu yakoze cyangwa ibintu yize, azerekana bya bindi nyine wamwigishije, ya manota yagize nyine kubera umwarimu wamwigishije. Ariko se nuhora ubahohotera gutyo, niba kubona mu isura mbi, ejo n'ejo bundi hari igihe ava mu ishuri ugasanga nawe ari kwangisha abana abarimu, kavuga uti abarimu nanjye ukuntu bangenje, cyangwa uburyo nakuze ndi umwana, bashobora kubikorera n'abana banjye. Hari abantu bajya bavuga, bafite imyumvire yo kuvuga ngo nanjye ntago nize, n'abana banjye ntago bakiga. Ugasanga abana bafite imyaka 10 n'ingahe bahora mu rugo, ntago bigeze biga no gusoma cyangwa kwandika. Azi bya bintu bimwe, azi bya bintu byo mu rugo byo kuvuga uti abo bantu ntago bakunda kuyoberwa imibare y'amafaranga. Sinzi impamvu kuki abantu batize, kuki batayoberwa amafaranga cyangwa kumenya kubara amafaranga. Ni ibintu numva bitangaje cyane, ukaba utarize ariko uzi kubara amafaranga. Iyo nayo ni impano, ni ibintu bikomeye cyane, kuko hari abantu binanira kandi bize, hari abantu batazi kubara amafaranga kandi ari abanyabwenge. Ibyo bintu bibaho cyane. So student, you have to avoid a sin parents sent you to study, because you can get satisfied with what their parents give to you at home. So guys, make sure you subscribe, like, share and comment. Ciao, we love you. On TTV.